Amahoro y'Imana bane namwe mwese mudukurikira kuri Masaro TV. Uyu akaba ari wa mwanya nkuko bisanzwe, wa mwanya mumenyereye tujya tubagiza utuntu n'utundi. Uyu munsi tujye kurebera hamwe ibintu yaba ari umuhungu cyangwa umukobwa, ibintu bigaragaza ko umuntu agukunda. Uyu munsi tujye kubirebera hamwe, twabateguriye ibintu bigera muri 15 ntuzi gucikwa. Turagushimira ko subscribe kuri Masaro TV, nawe utarayikanda turakurarikira kuba wayikanda kugira ngo ibiganiro ndetse n'amavideo yacu ntukajye ucikwa nabyo. Niba utarabikora, iyi ngiye ashobora kuba ari inshuro ya nyuma wabonye video yacu cyangwa se uri kutwumva. Tugiye guhera ku kintu cya mbere, yaba ari umukobwa cyangwa umuhungu ashobora kugukorera cyangwa se niba koko agukunda by'ukuri, ikintu kigaragaza ko umuntu koko agukunda. Uwo muntu nta munsi wakwira ataguhamagaye cyangwa se akwandikiye, ahora agukumbuye ndetse yewe nubwo mwaba muri kumwe. Ni wa muntu uhora yumva ashaka kumenya amakuru yawe, kukuvugisha, ndetse yewe akumva nta kanya ke kapfa ubusa atakuvugishije. Ikintu cya kabiri ni uhora gutekereza, haba mu gihe abyutse ndetse n'igihe agiye kuryama. Aba yumva ataharyama atakuvugisha ngo amenye amakuru yawe, cyangwa se atabyuka ngo umunsi wire cyangwa se yirirwe atamenya amakuru yawe atakuvugishije. Ikintu cya gatatu cyerekana koko niba uwo muntu agukunda mu by'ukuri cyangwa se by'ukuri, niba ugiye kugenda cyangwa se ugiye ku rugendo, yaba ari gahunda yawe runaka ufite cyangwa ari ikindi kintu ugiye gukora, uzumva afite amatsiko yo kuguhamagara akubaza ese ugiye hehe, ugiye mu biki, cyangwa se ujyanye nande. Ntabwo aba ari uko aba agamije kukugenzura cyangwa se kukwinjira mu buzima cyangwa se kwivanga muri gahunda zawe, ahubwo nuko aba kwitayeho, aba yumva aguhangayikiye. Ikindi kandi ashaka kumenya niba ibintu ugiyemo nta ngaruka mbi cyangwa bidateje akaga ku buryo byakugeraho ikibazo cyangwa byakugeraho ingaruka. Ikintu cya kane kizakwereka koko niba umuntu agukunda by'ukuri, nuko uko yaba ahuze kose umuntu ntabwo azigera kuburira umwanya. Niyo kabone nubwo byaba umunota umwe, ntabwo yaba ari kukubonera umwanya. Ushobora kumuhamagara nubwo yaba ahuze bingana ute, ntabwo yaba ari kwitaba telefone, cyangwa se mu gihe ugiye kumushaka ntabwo yaba ari kuza kukureba. Nubwo yaba ahuze bingana iki, ashobora kukureba koko akagusobanurira mu gihe muri ako kanya adashoboye kuboneka, cyangwa se akakwitaba akabikubwira. Ariko umuntu utagukunda arakwihorera. Ikintu cya gatanu kizakwereka koko mu by'ukuri niba uwo muntu agukunda, nuko buri teka mbere yuko muhura cyangwa se mubonana, cyangwa se niba hari gahunda runaka mwari mufitanye, aba yaguteguriye impano. Nubwo iyo mpano yabiciriritse, kabone nubwo yaba ari ikintu gifite agaciro gakeya cyangwa se kigura amafaranga makeya, ariko ako kantu aba yakaguteguriye, aba yumva mutahura gutyo aje imbokoboko, kubera ko aba agukunda. Kandi ikindi kandi intego aba afite nuko akubona wishimye cyangwa se akakubona umwenyura, aba ariyo ntego nyamukuru afite. Ikintu cya gatandatu kizakwereka koko niba mu by'ukuri umuntu agukunda, uretse kuba yaguha agaciro, azubaha ibintu byawe ndetse n'ibyo ukora byose. Ikindi kandi imyanzuro yawe azayishyigikira, nubwo yaba atabifitemo inyungu. Uba usanga inshuro nyinshi abashishikajwe no kumenya ibyavuye mu myanzuro yawe. Ikindi kandi aragushyigikira. Turakwibutsa niba utarakanda subscribe kuri Masaro TV kuyikanda, kubera ko iyo ashobora ko ari inshuro ya nyuma uri kutwumva cyangwa se urebye iyi video yacu. Ikindi kandi nawe warayiduhaye, turagushimiye cyane kandi tubikuye ku mutima. Dukomereje ku kintu cya karindwi kikwereka kuko niba mu by'ukuri uwo muntu agukunda, nuko umuntu azagufasha kugera ku ntego zawe ufite. Ikindi kandi nk'uko twabivuze hejuru, abashishikajwe no kumenya intego ufite mu buzima, kubera ko aba yumva ari we muntu w'agaciro afite mu buzima. Yumva ko ikintu cye ari icyawe n'ikintu cyawe ari icye, aba agushyigikiye mu byo ukora byose. Ikindi kandi yumva ko intego ufite uko byagenda kose ugomba kuzigeraho.
Ikintu cya munani kizakwereka ko yaba umukobwa cyangwa umuhungu umuntu agukunda nuko zakurwaniriye ishyaka. Ikindi kandi ntiyatuma hagira ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma ugwa hasi cyangwa cyagusubiza inyuma. Nawe akora uko ashoboye mu bushobozi bwe afite, yaba ari ubw'amafaranga cyangwa ubw'igihe cyangwa se n'ubundi buryo, akagufasha akagusunika kugeza wabonye icyo washakaga. Ikintu cya 9 ni ukubera ko kikwereka ko umuntu agukunda, ni ukubera ko buri gihe iteka ryose ahora atewe ishema nawe, haba mu bantu mwaba muri kumwe cyangwa mutari kumwe. Ntabwo aterwa ipfunwe nawe, ahubwo umuntu ashishikazwa no kukuvuga cyangwa se kukubwira abandi, haba abagize umuryango we, inshuti ze ndetse n'abandi. Abashishikajwe nuko nabo bakumenya, yumva atewe ishema nawe, ahubwo akumva yuko n'abo bantu bagomba kubimenya. Ikindi kandi bagomba no kukumenya. Ibyo ntabwo abikora gusa agamije kubakuratira, ahubwo abanabikora kugira yerekane agaciro cyangwa se ishema afite cyangwa se yumva atewe nawe. Ikintu cya 10 kikwereka koko uyu muntu niba agukunda, ntabwo yishimira ko cyangwa se aba ashaka ko musesagura amafaranga, umugura ibintu bitari ngombwa cyangwa se mwishyura ibintu bitari ngombwa. Iyo mwasohokanye, umukiza akwereka koko niba umuntu agukunda, ntabwo azasaba ibintu by'amafaranga menshi cyane agamije yuko mwasesagura, ahubwo uzatungurwa no kubona yatse ibintu bya makeya, ahubwo nibibana ngombwa akubwire ko ari ugomba kwishyura. Ikintu cya 11 ni uko mu gihe warakaye, uwo muntu ugukunda koko by'ukuri ntabwo yagutererana, ahubwo akora uko ashoboye akakurwanirira, agakora uko ashoboye kose agatuma abona wishimye cyangwa se abona umwenyuye. Ikintu cya 12 ni uko iyo wababaye urimo umuganirira cyangwa se umubwira bimwe mu bibazo byawe ufite, ntabwo yihutira kukugira inama cyangwa se kugushinja amakosa, akubwira ati ibi bintu kuba byakugezeho ni ingaruka zawe cyangwa se ni ukubera iyi mpamvu, ahubwo ubona ashishikajwe no kugutega amatwi yitonze. Muko kugutega amatwi niho acukumbura neza koko niyo ibyo bintu wababajwe nabyo, nubwo byaba n'ingaruka zavuye ku makosa yawe wakoze, ntabwo agushinja amakosa, ahubwo agufasha kukugira inama cyangwa se kukubwira ubundi buryo wabikoramo, basi akabona cyangwa se agatuma wumva wishimye. Ikindi kandi umuntu ugukunda by'ukuri ntabwo aguhishira mu gihe ufite ikosa, ashaka uburyo abikubwiramo ariko mu buryo butari bubateranye, ariko ntabwo aguhishe ikosa kuko aba yumva ko uri umuntu we. Ikindi kandi ugomba kuba uri umuntu nyine ushyira mu gaciro, wemera guhinduka. Ikindi kandi wemera guhinduka mu gihe yakoze ikosa, ikindi akemera gusaba imbabazi. Ikintu cya nyuma na nyuma mu bintu bike twababwiye ahangaha bizakwereka koko niba uwo muntu agukunda by'ukuri, nuko azakurambaho, kuko urukundo rwa nyabyo ntirugira imbibi. Ikindi kandi ntirugira imipaka, ntabwo rujya rusaza. Ikindi kandi urukundo rwa nyarwo ntabwo rujya rushira, akabone nubwo yagukorera cyangwa wamukorera amakosa angana iki, urukundo rwa nyarwo ntabwo rujya rushira, ahubwo aba yumva mwakora uko mushoboye, ikibazo mwageranye mukagikemura, ahubwo atari uko umuti cyangwa se cyakikemura ari uko mwatandukana. Ibyo ni mu bintu bikeya tubabwiye ahangaha, tuzagenda tubabwira ibindi, ariko ibyo ni mu bintu bike bikwereka koko niba mu by'ukuri uwo muntu agukunda by'ukuri. Turagushimiye wakoze subscribe kuri Masaro TV. Njye mwabanye muri iki kiganiro ni Cedric. Ciao naho ubutaha.